Mu karere ka Nyagatare batatu bahitanywe n'impanuka y'ikamyo, n'impanuka ikomeye cyane. Abantu bagera kuri batatu bahitanywe n'impanuka y'ikamyo itwara gaze, abandi batanu barakomereka barimo abanyamaguru ndetse n'abamotari, nyuma y'uko ihunze umumotari wari uri mu muhanda ikagonga abari munsi yawo nk'uko amakuru atugera bivuga. Impanuka yabaye ahagana saa moya n'igice z'umugoroba wo kuri wa mbere tariki ya 6 Gashyantare 2023 ibera mu mudugudu wa Rwimiyaga ya kabiri akagari ka Nyarupfubire umurenge wa Rwimiyaga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP Hamuduni Twizeyimana akaba yavuze ko impanuka yatewe n'umushoferi w'ikamyo wananiwe kuyobora imodoka ahubwo akayishora mu bantu bari munsi y'umuhanda. Yagize ati iyi kamyo yari ivuye gupakurura gaze kuri sitasiyo ya SP Rwamagana yerekeza Kagitumba, igeze aho yakoreye impanuka ati umushoferi ashaka guhunga umotari wari uri mu muhanda ananirwa kuyobora imodoka, iragenda igwa munsi y'umuhanda ariko igonga abantu bari munsi y'umuhanda barimo abanyamaguru ndetse n'abamotari. Impanuka ikimara kuba ngo abantu babiri bahise bahatakariza ubuzima, abandi batandatu barakomereka harimo umwe wakomeretse bikomeye cyane, bakaba barimo kumwitaho cyangwa se yarari kwitabwaho n'abaganga. Gusa amakuru yaje kumenyekana nuko umuntu umwe wari wakomeretse bikomeye cyane nawe yahise ashiramo umwuka mu gihe yitabwagaho n'abaganga mu bitaro bya Nyagatare. Umuvugizi wa polisi yakomeje avuga ko umushoferi ntacyo yabaye, ahubwo abapfuye n'abakomeretse ari abanyamaguru n'abamotari bari baparitse munsi y'umuhanda. Yibukije abakoresha umuhanda kwirinda umuvuduko n'uburangare ndetse no kugenda mu ruhande bitewe n'icyerekezo umuntu aba yemerewe, nk'uko uyu muvugizi wa polisi yakomeje kugenda abivuga. Mu yandi makuru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigaramye imyanzuro y'inama y'i Bujumbura mu Burundi ishyigikira imyanzuro cyangwa se imyigaragambyo ikomeje kubera i Goma. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigaramye imyanzuro y'inama iherutse kubera i Burundi yahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, yerura ko idateze kuganira na M23 n'intero RDC yazamuye mu gutesha agaciro. Imyanzuro y'inama idasanzwe bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabaye mu cyumweru gishize yanzuye ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo bizakemurwa n'igisubizo cya politike aho kuba intambara. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya kuri wa mbere yabwiye abanyamakuru ko ibyo abakuru b'ibihugu bemeje leta ye itazabyubahiriza. Umwe mu myanzuro yafatiwemo ni usaba impande zirebwa n'iki kibazo guhosha umwuka mubi, ahubwo zikafashisha inzira zashyizweho ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga mu gukemura ibibazo. Imyanzuro y'inama ikaba igaragaza ko abakuru b'ibihugu bemeranyije ko uburyo bumwe bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari inzira ya politike n'ibiganiro hagati y'impande zirebwa n'ikibazo. Patrick Muyaya ati ntabwo tuzagirana ibiganiro na M23, ntabwo duteganya kugirana nayo cyangwa se kuganira nayo. Icyo igomba gusobanukirwa neza ati bisabwa kugira ngo ibiganiro na M23 bibeho cyangwa se kuba twasubukura umubano n'u Rwanda byasobanuwe neza n'itangazo rya Rwanda. Icya mbere ni uguhagarika imirwano ati bakava mu duce bigaruriye kugeza ku musozi wa Sabyinyo, hanyuma ati tukaganira. Mu gihe imirwano itahagaritswe ati mutabonye ko bavuye mu birindiro bigaruriye nta biganiro bizabaho hagati ya guverinoma ya Kongo na M23. Patrick Muyaya mu mvugo ye yumvikanye ashimangira ko RDC inama y'i Bujumbura nta kinini ivuze ati kuko imyanzuro igihugu cye gihagazeho ari ishingiye ku byavugiwe i Rwanda muri Angola. Yakomeje agira ati yego ati hari ibiganiro bikorerwa ati no ku rundi rwego ati kubera ko iki kibazo ati gikurikiranwa n'akarere by'umwihariko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ni ngombwa kumva ko inama yabaye yari muri ibyo biganiro, ariko twe gahunda tugenderaho ni ya Rwanda niyo turebaho. Nyuma y'inama y'Ibujumbura, Perezida Tshisekedi yagaragaye abwira amagambo akomeye cyane umugaba mukuru w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri muri Kongo, Major General Jeff Nyaga, amusaba kutorohera M23 bitabaye ibyo bakazagirana ibibazo n'abaturage ba Kongo. Amagambo atatinye kumubwira ari kumwe na Perezida wa Kenya Dr. William Ruto. Ni nako byagenze kuko nyuma y'amasaha make yo nama ibaye igoma habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yasize ibikorwa remezo byinshi cyane bisenywe, yahuje abaturage bamagana ingabo za EAC. Patrick Muyaya yabajijwe niba hari icyizere igihugu cye gifitiye ingabo za EAC, ntiyasubiza mu buryo bweruye, ahubwo avuga ko zifite inshingano yo kugaba ibitero ariko zitabikora. Yakomeje yumvikana ashyigikira abaturage bigaragambije avuga ko uburakari bw'abaturage bigomba bufite ishingiro. Ibyo Patrick Muyaya avuga bihabanyije na kwijana n'ibyavugiwe mu nama, kuko umwe mu bari bayirimo yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo ko icyashyizwe imbere ari ibiganiro kurusha ibindi byose. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abanyamahanga y'u Rwanda Professor Nshuti Manase mu kiganiro cyihariye yagiranye n'iki gitangazamakuru yavuze ko abakuru b'ibihugu by'akarere bashyize imbere ibiganiro kuko ariyo nzira nziza
kandi ishoboka kugira ngo intambara hagati ya Kongo ndetse na M23 ihagarare. Ati twe icyo twumvikanye nk'akarere kandi dutekereza ko aricyo gisubizo cyiza kuri iki kibazo, nta kintu gisumba kuvugana. Ati ibyo twemeye twese nk'akarere ati bagomba kubyemera, ati bitabaye ibyo nta kingabo z'akarere zaba zimarayo. Professeur Nshuti Manase yavuze ko mu biganiro ati ntabyo kurwanya M23 byigeze bivugwa cyangwa se ngo bifatweho umwanzuro. Ati ibyo kurasa ntabwo birimo, ati kuko twavugaga ku nzira politike n'ibiganiro rero, ati ntabwo ari ukurasa M23. Ati icyo basabwe ni uguhagarika imirwano hanyuma bagasubira inyuma, ariko baganira. Ibyo kuvuga ko ingabo za yase zabarasa nta byavuzwe mu biganiro. Itangazo ry'imyanzuro rigira riti abakuru b'ibihugu bemeje ko impande zose zihagarika imirwano. Ikindi nuko imitwe yitwaje intwaro ikomoka hanze y'igihugu isubira mu bihugu byayo, kandi bategetse abagaba bakuru b'ingabo guhura mu gihe kitarenze icyumweru bakagena uburyo bukwiriye bwo kohereza ingabo. Bananzuye ko gahunda yo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo igomba gukurikirwa n'ibiganiro, kandi mu gihe hari ibyemejwe bitubahirijwe umuyobozi wa yase perezida w'u Burundi akabimenyeshwa kugira ngo abifateho umwanzuro agishije inama bagenzi be. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kandi korohereza ingabo zo muri Uganda ndetse na Sudani y'Epfo zizoherezwa mu gihugu mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko Uganda isanganywe ingabo za muri RDC mu butumwa zifatanyije n'iza FARDC. Ingabo zizakorera mu gace ka Beni na Ituri, mu gihe Kenya yo ikorera mu bice bya Goma no muri teritwari ya Rutshuru. Hanyuma u Burundi bwahawe muri Kivu y'Epfo. Sudani y'Epfo yahawe gukorera mu gace ka Hot Oil. Tanzania nayo iracyari mu rujijo, ingabo zayo zisanzwe mu butumwa bwa MONUSCO, aho bivuga ko zishobora kugira uruhare mu gusangiza abandi amakuru. Mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imyigaragambyo, imihanda hafi ya yose irafunze. Amashyirahamwe ya rubanda kimwe n'aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yari yasabye abaturage kujya mu mirimo yabo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani Bakomera. Jimmy Shukrani Bakomera, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste. None iyo myigaragambyo igeze he magingo aya? Imyigaragambyo na n'ubu iracyakomeje kuko amabarabara yose aracyafunze. Abigaragambya bahereye mu mujyi rwagati baberekeza mu duce twose dutandukanye kugeza n'aya masaha. Imyigaragambyo iracyakomeje, imihanda mu mujyi wa Goma iracyafunze kugeza amasaha. None barigaragambya basaba iki? Barigaragambya batemeranya n'ibyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya yase yabereye i Bujumbura, kuko mu iyo nama byavuzwe bemeranyije yuko ingabo za yase zigomba kuzanwa ku bwinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kugeza n'ubu abaturage bo mu mujyi wa Goma ndetse no mu burasirazuba bavuga yuko ingabo za yase ntacyo zari zageraho bitandukanye na misiyo y'abazanye muri Kongo. Ubwo bakaba basaba yuko abarimo ndetse n'abo bose bateganywa kukoherezwa ntabo bashaka, ko ahubwo FARDC ubungubu yonyine ari igomba kugira ikibazo cy'umutekano icyayo. Iyo myigaragambyo byari biteganijwe ko ikorwa mu ituze, ariko amafoto na za video zitugeraho zirekana ko hari abakoresha amabuye basenya amazu yibasiwe n'ayabande. Urebye byari biteganijwe yuko ari biri buze kuba mwituze nk'uko wari ubivuze, ariko byaje guhindura isura, biza kuba imyigaragambyo ikomeye, kuko ubungubu amabuye arimo guterwa ku mazu ku muhanda mugaruva ku mupaka werekera Sake. Abigaragambya ni benshi, na amajana ni benshi, barimo gukubita amabuye ku mazu, ndetse abandi bakangiza ibikorwa remezo byo mu mujyi. Urabona yahinduye isura, kugeza na n'ubu ntabwo uko byari biteganyijwe kwiri buze kuba kwari imyigaragambyo y'amahoro, ntabwo ariko byagenze. Yahinduye isura, yabaye imyigaragambyo iri kujya yiyataka ku bantu bamwe na bamwe. Amashyirahamwe ya rubanda kimwe n'aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yari yarasabye ko abaturage batajya muri iyo myigaragambyo, ahubwo bakajya mu mirimo yabo. Iyo mpuruza yitabiriwe? Ntabwo yitabiriwe na gake, kuko urebye abari mu myigaragambyo ni abaturage hafi ya bose.
nta mobilisation n'imwe yaturutse ku mashyirahamwe kuko mu itangazo bari bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo amashyirahamwe yari yahamagariye abantu ko batita ku biri kunyura mu marezo sosiyo ariko abaturage kugeza n'ubu biragoye kubwira ngo ni bande bari kwigaragambya kuko ni abaturage bose ku byerekeye n'amashyirahamwe ubu ntitwamenya ngo yafitiye position gusa wenda turi buze kumenya uko bari bwitware mu imyigaragambyo kuko bigaragambya bo bavuze yuko barakomeza kwigaragambya kugeza ingabo za yase zigiye. None ku ruhande rw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambukaga umupaka bajya mu Rwanda guhaha kimwe n'abanyarwanda bavaga mu Rwanda baje aho ngaho Igoma baje guhaha cyangwa se abanyeshuri baje kwiga urwo rujya n'uruza rumeze gute? Ubu ngubu nta kazi karimo gukorwa, amaduka yafunzwe mu mihanda, nta kintu kirimo gukorwa hano muri Goma, no ku mupaka nta bari kwambuka cyangwa ngo nta bari kuva mu Rwanda ngo baze muri Kongo. Yabaye ifunzwe gake kubera umwuka utari mwiza kuko mu ndirimbo abigaragambya barimo baririmba bavuga bati u Rwanda rukomeje guha ubufasha M23. Urabona ntabwo abaturage bava mu Rwanda cyangwa bamwe bava muri Kongo mu myiga bagere hano mu mujyi wa Goma mu gihe umwuka utameze neza. Venus, rimwe na rimwe iyo habaye imyigaragambya bene ako kageni muri uwo mujyi usanga bamwe mu banyekongo bibasira abandi banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo ngibyo hari ibyo wigeze ubona byabaye uyu munsi? Uyu munsi ntabyo nigeze mbona ku byo kwibasira